murumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti banywanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Ariko rero ni mujye no kuri internet kuri wazitatu radio yacu ndasubiramo iyi adresse ya internet wa3 radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook VOA muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Muri Isanga rero koko, mu Rwanda ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije risaba leta kuganira n'abatavuga rumwe nayo. Ribihera he? Abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda iri shyaka rivuga ni bande? Ibiganiro byaba bigamije iki? Byakorwa gute? Ishyaka rimaze kubitangaza byakiriwe bite? Ibyo byose turabiganiraho na honorable député Frank Habineza, ni perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Frank Habineza nk'uko mubizi yaraniyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2017, aza ku mwanya wa gatatu. Yatorewe intebe ya depite mu 2018. Ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Depite Frank Habineza, muraho murakomeye? Muraho cyane, muraho neza. Yego mumeze mutese? Turaho, turashimira Imana muri byose. Nuko noneho rero ishyaka ryanyu riti leta y'u Rwanda ikwiye kuganira n'abatavuga rumwe nayo. Akabazo ka mbere, abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda mwebwe muvuga ni bande? Murakoze cyane kuba mwateguye kino kiganiro. Icya mbere ni uko abatavuga rumwe na leta twebwe twose twavuze yuko ari ababa bari cyane cyane abari hanze y'igihugu, baba abafite imitwe ya politike, haba harimo n'abo muri sosiyete sivile, haba n'abandi bavuga ngo bitwaje intwaro cyangwa se batazitwaje. Abo bose twabashyize bose muri gurupe imwe kuko tubona benshi, ariko tukongeraho yuko ko abakoze jenoside bo batarimo, kugira ngo nayo bisobanuke kuko abakoze jenoside hari umurongo byahawe uko bigenda. So nkumva ko icyo kintu nacyo cyasobanuka muri makeya. Sinzi niba nari gusubiza ikibazo wari umbaje cya mbere. Yego, hanyuma rero ubwo ngubwo abakoze jenoside murabitsindagira yuko koko bo leta itagomba kuganira nabo, amategeko akaba ari yakurikizwa. Inzira ubu kenshi iyo abantu bavuga ngo abakoze jenoside kugira ngo bashaka kuvuga cyane bari muri FDLR, tuzi yuko hari uburyo bwashyizeho leta y'u Rwanda na Nations Unies yuko uko bashyira intwaro hasi bagataha, ndetse bakaza ari ikigo babahuguriramo ari Mutobo mu karere ka Musanze mu Ruhengeri, ntabwo ari Musanze, ndumva ari Nyabihu niba ntibeshe. Baraza bakabahugura, noneho urumva hari gahunda ariko babamenya, ariko
bageza ubushake bwabo kuri loni n'ibindi byose ndabubona mu risiko so ibyo bifite inzira zabyo ndetse hari n'ikigo cy'igihugu kiba gishinzwe gucyura impunzi ndetse no gufasha abavuye ku rugerero kibishinzwe urumva ko ibyo ni ibintu bisobanutse ibyabyo ariko twe turavuga abandi bose batarebwa n'ibyo nibo tuvuga ko hagombye kujyaho ikigo kindi gitandukanye cy'igihugu twe twari twakitse mu cyongereza ngo political ombudsman council cyangwa se urwego rw'igihugu cyangwa ikigo cy'igihugu gishinzwe gukemura amakimbirane ya politiki noneho kikaba kigizwe n'abanyapolitike n'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda ariko noneho akongerwaho n'abagize sosiyete sivili ariyo mu Rwanda niyo hanze ndetse noneho kikategura gahunda y'ibyo biganiro tukamenya n'abagomba kuganirizwa ni bande ko njye sinakubwira ngo ubu ndabazi ngo naba ariko bo bareba naba bakabategura bakavuga ngo tuzaganira n'aba icyo bita plan bagashiraho plan noneho icyo bita za kondisiyo z'ibiganiro ni izi bagashyiraho n'aho ibiganiro bizabera ku buryo nyine hari abavuga ko badashobora kuza mu Rwanda kubera impamvu zabo zihariye cyangwa se z'umutekano bakaba bavuga ati aba badashobora kuza mu Rwanda twaba twaganira nabo muri iki gihugu runaka icyo kigo kitafite iyo manda cyangwa se ubwo bushobozi cyangwa ububasha bwo kuba cyaganira nabo cyabakoresha ibiganiro byose aho byumva byakunda ariko abantu bose bakumva ko bisangamo bose bafite uburenganzira bwo kuba barimo. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Hon.Frank Habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no guharanira ibidukikije ryo mu Rwanda. Niko se honorable mbere y'uko duha ijambo abanywanyi b'ijwi ry'Amerika ibi bintu mumaze kubitangaza byakiriwe bite mu Rwanda? Butandukanye navuga yuko uburyo bwa mbere ni uko hari ababyishimiye ariko hari n'abandi batabisobanukiwe bavuze ngo twavuze ko dushaka kuganira na FDLR bamwe bakavuga ati abakoze jenoside kandi mu by'ukuri ntabwo tugiye tuvuga FDLR cyangwa abakoze jenoside ntabwo tugeze tubivuga ko twabaje gukora icyo bita press conference inama n'abanyamakuru turanabisobanura muri iyo nama n'abanyamakuru ariko nyuma yaho twakoze inkuru na ijwi y'Amerika radiyo ijwi y'Amerika ako gace kamwe ntikajyamo niko abantu benshi bashiriyeho bavuga ati kuki mutayisobanuye ku ijwi y'Amerika ubwo bivuze ko bose mwabatumiye bakavuga ngo twahindutse abavugizi ba FDLR cyangwa se twahindutse ibintu nk'ibyo byose noneho bamwe bacamo n'ibyo gutukana yewe hari n'undi umuntu w'umukinnyi witwa Sadate Munyakazi we noneho yasizemo n'ibyo gutukana no gusebanya birenze urugero bikabije cyane. Abandi bo bavuga ko batanze ibitekerezo bitandukanye tukajya tubasobanurira ku mbuga nkoranyambaga ndetse ni ibintu byagarutsweho cyane mu binyamakuru bitandukanye no ku maradiyo atandukanye no mu mbuga za WhatsApp n'izindi zose na n'ubu biracyaganirwaho cyane ariko ikibi kirimo ni uko abantu barimo kutwita ngo twabaye abavugizi ba FDLR kandi ntabwo turi abavugizi ba FDLR abantu bakavuga ngo bavuga ibintu bibi byinshi cyane noneho batangiye no guhimba amafoto mabi amafoto n'ibigambo bibi cyane cyane uwo muntu ndimo kwiyama cyane witwa Sadate Munyakazi sinzi nta nicyo sinamuzi rwose sinzi nicyo dupfa rwose ariko n'abandi nkawe bose numva ikintu cyiza ariko hari n'abandi bantu beza barimo gutanga ibisubizo cyangwa se ibitekerezo nka madamu Ngabire Maxime barimo gutanga ibitekerezo nakumva ko twagomba kugira tugatanga ibitekerezo kuri izi ngingo tukumva kuko turi mu gihugu tugendera kuri demokarasi igihugu cyemera yuko abantu bagomba gutanga ibitekerezo cyangwa kigendera ku mahame y'imitwe ya politiki itandukanye mu by'ukuri leta y'u Rwanda yo nta n'ikintu na kimwe iravuga ngo ihakare cyangwa ikora ikintu ikumva cyangwa nayo izatanga ibitekerezo byayo tuba dushinzwe gutanga ibitekerezo byacu na leta y'u Rwanda nayo izatanga ibyayo cyangwa se izagira ukuntu ibyakira ko n'ubundi ikunze kwakira ibitekerezo byacu so dufite icyizere yuko ntabwo birimo kuba imfabusa kuko bifite akamaro cyane kuko impamvu tubitanga nagira ngo nyisubiremo nk'ishyaka ryacu riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije twemera yuko twemera politiki y'amahoro tukemera ko ibibazo byacu igihugu gifite bigomba gukemuka dukoresheje politiki y'amahoro twita no violence tukumva yuko inzira y'ibiganiro ari inzira yonyine ishobora gutanga umuti urambye tukavuga yuko iyi nzira y'imirwano murarwana ariko intambara ntizijya zirangira
muratsinda uyu munsi ejo bakavuka abandi kandi byaragaragaye. Muratanga urugero nko muri Nyungwe, bimaze hafi imyaka irenga 2 ariko ntabwo birarangira n'ubu baracyariyo muri Nyungwe. Ukavuga ati ibintu bizarangira byari, kandi n'ejo bundi turi mu nama ya Cyogamu mwarabikurikiye, batwise amabisi bica abantu. Ukavuga ati ibintu bizarangira byari. Ndagize ko dufite igisirikare gikomeye gifite ubushobozi, ariko ukavuga ati nta bundi buryo twakoresha. Ndemera yuko tutewe twakwitabara rwose, ariko noneho mu gihe iyo abantu bashaka amahoro ntabwo abandi bavuga ngo bategura intambara. Nakuvuga ngo dushaka amahoro ntabwo tugomba tuvuga ngo tutegura, tutegura n'ibiganiro bifasha kubona amahoro arandi, kuko intambara zirica ntabwo zikiza. So niyo gahunda twumva rwose, niho murongo twafashe yo kumva yuko tubona ubundi buryo twashobora gukemura ibibazo by'u Rwanda, ariko noneho bikaba ibibazo bitari politike gusa, n'ibibazo sosiyale nayo abantu babiganira. Niyo mpamvu tubona sosiyete sivile igomba kugira uruhare rukomeye cyane muri ibi biganiro. Tuganira ibibazo sosiyale, ibibazo politike, bye kuba ari ibintu byo kuganira gusa ngo bashaka gusangira imyanya ya politike gusa, ahubwo yego nacyo ni ngombwa ko abantu babiganiraho, ariko biganiro tujye niki kitubuza kubana neza. Ni iyihe mpamvu hakiri ikibazo cy'impunzi kitarangira? Niyo mpamvu abanyarwanda badataha? Ko leta yababwiye ngo batahe, kuki badataha? Ibyo tukabiganiraho. Ni iki cyakorwa kugira ngo abantu bose batahe? Ni iki cyakorwa kugira ngo n'abadatashe bumve yuko nta kibazo bafitanye n'u Rwanda, bashaka kuza gusura basure, twese twumva ko turi mu gihugu, nta muntu n'umwe ukumiriwe. Kugeza ubu leta yafunguye amarembo, ariko bumva n'ubundi abantu ntibashaka gutaha. Uruvuga ngo hari impamvu, iyo mpamvu twaziganiraho. Honorable Habineza, reka noneho duhamagare abanywanyi b'ijwi rya Amerika mwiganirire, ariko hagati aho ngaho mbanze kuri Sadate wavuze mu izina, ntabwo twari twiteguye yuko wavuga amazina y'abantu, niyo mpamvu bishobotse ntabwo namenye ukuntu twavugana nabo kugira ngo nabo bivugire, usibye ko tutabemerera gutukana nyine nk'uko wabivuze, byo ntabwo twabemerera. Ariko rero ubwo burakari bwabo bakabwivugira, ariko nabwo mu mahoro. Sadate rero nimba utwumva, wagerageza kuduhamagara ku ijwi rya Amerika, hanyuma tukaganira nawe ukavuga ibitekerezo byawe, kubera ko Honorable Habineza yakuvuze mu mazina, urumwe yavuze mu mazina. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga, ibiganiro leta y'u Rwanda ikwiye kubigirana n'abatavuga rumwe nayo. Kuri telefone dufite Gatolika Moza, yanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika ati niko bimeze, bagomba kuganira, bagomba kugirana ibiganiro. Ati ndi mu Rwanda mu majyaruguru mumvugishe. None rero Moza Gatolika, uraho neza? Muraho Tomasi. Urakomeye? Yego. Mu majyaruguru y'u Rwanda uherereye ni mu kahe karere? Ni mu karere ka Gicumbi. Yego, umwanya ni uwawe rero. Nk'uko bimeze, aba ari ngombwa bwo kugirana ibiganiro, kuko numeze numva Frank abitohozaho ngo bariya baba bari hanze y'u Rwanda hari ubuhe baba batinya kuba bagera mu gihugu kugira ngo wenda bikandagira, bitewe n'uko bumva amakuru akivugwamo, bikaba byaba ngombwa ko wenda baza bikandagira. Ariko bitewe n'abanyapolitiki wenda baba bari mu gihugu, amakuru baba bumva ukuntu biba byifashe, bahozwa ku nkeke. Ariko buriya byaba byiza bahuriye ku meza bakaganira, byaba byiza cyane. Njyewe nirwo ruhare nashyiraho. Niko se Mozari, baganira kuki? Leta y'u Rwanda yaganira n'abatavuga rumwe nayo bakaganira kuki? Baganira urabibona nk'abanyapolitike nk'uriya nka ba Kayumba Christophe, urabona nk'igihe aba amaze wenda nko muri gereza, bitewe no, ariko abantu bareba kure basanga ko mu kutavuga rumwe, kuba ririya shyaka yari yarashinzwe nyine, buriya umuntu yitegereje neza yasanga wenda ari ikibazo cyari kiri, kuko yashinze ishyaka ritavuga rumwe na leta. Hari nibyo ko umuntu aba abibona. Ye, urakoze cyane. Yego. Ijwi rya Amerika, duhamagare na Ndagijimana Aniseti,
hanyuma honorable Habineza aze kubasubiriza hamwe. Ndagije imana ndabumva urahura akomeye urakomeye neza. uherereye hese ndagije imana? Herereye mu ntara y'Uburengerazuba. Mu kahe karere? Karere ka Rusizi. Rusizi? Yego. Ye, umwanya ni uwawe rero. Igitekerezo natanga, ibyo biganiro ntabwo bigomba kubaho, nta n'ubwo bikenewe. Impamvu ni iyi: abo batavuga rumwe na leta ntabwo icyo bashaka, politike yabo iri hasi cyane. Basize bahekuye u Rwanda benshi muri bo. Kuganira nabo rero nta hantu bahuriza na leta y'ubumwe, kuko ibyo baba bashaka ni ibitekerezo batifitemo ubwabo bijyanye n'ibyo basize n'ubu kandi bagikora, kuko ibyo bakora ntabwo ariyo nzira y'ibiganiro baba bashaka n'ubundi kugaragaza. Ndagijima, sinzi nimba wakurikiye dutangira iki kiganiro, honorable Habineza yavuze neza yuko bahekuye u Rwanda bo batari mu barebwa n'ibiganiro na gato. Ni amategeko agomba kubakurikirana. Ariko mu Rwanda turaruzi abatavuga rumwe na rwose, abenshi umubare nyamwinshi ni abo ngabo. Ndagira ngo mbaze Frank, abo bandi avuga batavuga rumwe na leta ni bande? N'impamvu batavuga rumwe na leta ari izihe? Nuko batemera imiyoborere. Ndagijima, ntabwo wakurikiye iki kiganiro tugitangira mbese ikiganiro ntabwo wakurikiye uko ndi kubyumva. Ni ukuvuga ngo uze gukurikira kuri interinete, nimba ushobora kujya kuri interinete uze kongera kumva ukuntu yabisobanuye. Abo bantu ni bande? Urakoze cyane. Radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nuko honorable Habineza, wabumvise rero aba bahungu babiri, Gatolika Mozari uri Gicumbi na Ndagijimana n'Iseti uri Rusizi. Yego. Bombi ndabumvise kandi bombi batanze ibitekerezo byiza. Nk'abantu bashyigikiye demokarasi nibyo twifuza yuko hamugani habaho impande zombi, kumva yuko bamwe nka Gatolika avuze yuko yumva ko ibiganiro ari ngombwa, undi aravuze ati we yumva atari ngombwa. Urumva aho icyo nicyo twifuza, ni icyo rwose, yuko iyo deba ibaho abantu babiganiraho, kuko ubundi iyo bategura ibiganiro babanza kumvikana ku cyo bita kuri prinsipe. Prinsipe nicyo kintu cyangombwa cy'abantu kumvikana ese ibiganiro ni ngombwa, yego cyangwa oya. Kubera iki ari ngombwa? Kubera impamvu twe twagaragaje ko bizatanga umutekano n'amahoro arambye, kandi tukumva ko nyuma y'imyaka myinshi ibaye ibibazo tubona ko n'ubundi hari byinshi leta ikoze bitari Rwanda ikoze byiza, ariko ibibazo by'abantu bateza umutekano mukeya ntabwo bijya birangira. Twavuga ati niyi nzira twakoresha yindi uretse isanzwe ikoreshwa. Niyo mpamvu dukoresha inzira imwe n'isanzwe ibisubizo birambye, tugomba gushaka n'iyindi nzira. Mwumva ko uwo Mozari ugaragaje n'abandi bafunzwe nka Profesa Kayumba Christophe agaragaza ibibazo byiwe. Nibyo nari bivuze ngo n'abafite societe civile ubundi twagaragaje gusubirizamo n'uwo wari uvuze wa Rusizi, yuko abantu twifuza ko bajya muri ibi biganiro ntabwo ari abanyapolitike gusa. Hagomba kubaho abanyapolitike, abashinzwe societe civile, yaba iyo mu Rwanda yaba iyo hanze, akabamo abamadini nabo bafite ibitekerezo byinshi cyane, nabo bakatugira inama, akabamo n'inararubonye abantu bazi amateka, Mvamuza Tito n'abandi bose nabo bakaba barimo banashobora no kuyobora. Noneho twese tukaba turi kumwe, twese ari imitwe ya politiki iri mu Rwanda iri hanze, tukumvikana. Noneho ikigo cy'igihugu twasabye cyabifasha kubitegura, akaba cyo gishyiraho noneho za gahunda, ni bandi bagomba gutumirwa. Njye ntabwo navuga ngo ndi hano ngo nze abantu barwanya leta y'u Rwanda bose ndabazi, ntabwo mbazi. Niyo bamwe bavuga ngo za P5 uzi ko arabayivuyemo, izi niyo igikora n'ibitakikora. Ibindi bivugwa byinshi cyane, rimwe abayobozi bacu barafunze, sizi niba bikihari cyangwa bitakihari. Ariko icyo tuzi yuko abitwaje intwaro barahari, tuzi yuko abarwanya leta barahari, buri munsi twumva babivuga ku mbuga nkoranyambaga, kuri za YouTube barahari.
ni iki twakora kugira ngo kino kibazo cyakemuka, kuko tutafashe ni nyuma y'imyaka 28 twibohoye, tutatekereje n'inzira twakoresha, n'ubundi tuba tujye kuraga abana bacu igihugu kitari cyiza. radiyo ijwi ry'Amerika. Honorable, hano hari umuntu witwa Malik Shabaz yanditse kuri Facebook y'ijwi ry'Amerika VOA radiyo yacu ati abatavuga rumwe na leta ya Kagame babahe ko nabonye agira 99.7 mu bihumbi 2017 wabaye wa gatatu mu matora inyuma ya Philippe Mpayimana we wari umukandida wigenga, na Perezida Kagame wabonye amajwi 98%. Uyu nguyu ariko Malik Shabazo akavuga ko yabonye 99.7%. Mu magambo makeya, koko uyu nguyu Malik ntafite ukuri? Ni bande batavuga rumwe na leta ya Kagame kandi mu matora yarabatsinze ku buryo bugaragara cyane? Okay, urebye no mu Rwanda barahari, nubwo twari tuzi abo hanze, hari n'abandi bifuza kujya mu matora bashobora kuyajyamo, ari no mu gihugu barahari. Ntabwo twavuga ko badahari, barahari rwose. Ntabwo nje kujya kuvuga amazina, ariko amateka arazwi yuko abifuza kujya mu matora bashobora kujya mu matora. Ntabwo bavuga ko bavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa ushaka nabisubiramo n'amazina yabo, nabo barahari. Noneho no hanze hari n'abandi bifuza kuza mu matora bari hanze, niba byibuka neza haburangira ngo umwaka umwe cyangwa se amezi makeya. Bamwe ntibashoboye no kuza, bagarukira Nairobi, babura ibyangombwa byo kuza mu Rwanda. Ntibahari sabo, abo bose barahari. Navuga yuko ntabwo twafata muri rusange tuvuge ngo abantu bose ni abajenosideri, twaba turimo gukabya rwose. Abantu bose ntabwo ari abajenosideri, abantu bose ntabwo ari FDLR. Yego, twasobanuye yuko FDLR n'abajenosideri bo ntabwo bagomba kuza muri ibi biganiro, kuko hari inzira zihari zabo zibafasha gutaha. Ariko abandi bose ntabwo twagomba kubakumira, twakumva ibitekerezo byabo. Baba bafite ibitekerezo, abantu bamwe mu Rwanda bavuga ngo kanaka mufite ibitekerezo bya Paremutu cyangwa se by'iki, iyo byose twabyumva, ariko tugakuramo ibyiza cyangwa se tugakuramo umurongo umwe abanyarwanda bashobora kugenderaho, kuko nta muntu ugomba guhezwa hanze yumva yuko ari ibitekerezo bya runari cyangwa se ibitekerezo bya Paremutu cyangwa se iby'ubwami cyangwa se iby'ubwami. Ibyo byose tukagira igihe twumva ko twese turimo kubaka igihugu kirambye, nta muntu uzongera gutera igihugu cyiwe, kuko njyewe birambabaza kumva yuko tugomba guterwa n'abanyarwanda, ahubwo twagombye kugira igisirikare cyacu kiturinda umwanzi wundi atari umunyarwanda. Ijwi ry'Amerika, yego, ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga. Turaganira na Honorable Depite Frank Habineza, umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, risaba leta y'u Rwanda kuganira n'abatavuga rumwe nayo. Kuri telefone dufite Nyandwi Nestor. Nyandwi, yego, uraho neza? amahoro. Yego, ni amahoro. Uherereye he Nyandwi? Uherereye mu ntara ya Cibitoki, mu Burundi. Ye, umwanya ni uwawe. jewe icyo novuga kugira ngo amakimbirane aveho nuko leta y'u Rwanda yoshyira ibiganiro imbere. Yego, imaze gushyira ibiganiro imbere, nazijya ngorane zabajya baba bahunze bari hanze y'igihugu, kugira ngo u Rwanda ruze ruronke amahoro atekanye, babaho badasimbwa n'umutima ngo hanze hariho ibyo batera, nuko hobaho ibiganiro ku babagwanya, aba ari bo bose, baba bari muri Kongo cyangwa mu bindi bihugu bibakikije. ye Nyandwi, urakoze. Murakoze cyane kuba mwampaye ijambo ku ijwi ry'Amerika. Ye, ijwi ry'Amerika, hari umuntu mwise neza Emile yanditse kuri Facebook y'ijwi ry'Amerika ati ubwo ndi ku ruhande rwa leta yacu ndabizi ntimwampamagara. Mwise neza, uratubeshyeye. Ku ijwi ry'Amerika buri muntu wese afite ijambo, ni radiyo yanyu, agatanga igitekerezo cye mu bwubahane, adatukana, adasebanya. Uratubeshyeye rero, ahubwo nimba unyumva ubu ngubu ohereza nimero yawe hanyuma tukwihera ijambo. Nubwo uri ku ruhande rwa leta ni uburenganzira bwawe bwo gutanga igitekerezo cyawe. Ntabwo tuvuga ngo uri ku ruhande rwa leta utari ku ruhande rwa leta.
iyi radiyo ni iyanyu mwese mugatanga ibitekerezo byanyu, ni radiyo ijwi ry'Amerika. nuko honorable Habineza rero Nyandwi Nestor nawe aragusha ku ngingo ati ibiganiro birakwiye. yego hari icyo wabivugaho? Hari icyo wabivugaho? icyo avuze nyine niko kuri twagaragaje yuko dukomeje kuvuga ngo ntabwo tuzaganira n'abantu kandi tuzi yuko bafite iyo bavuga ngo banenga u Rwanda kandi baba babinenga buri munsi ntitubyumve ngo tube twabikuraho tuganire nabo kugira ngo bibe byavaho cyangwa dufatanye kubikuraho. tuba turimo kwibesha. ni ukuvuga ngo ni ngombwa baba bari mu gihugu baba bari hanze yaba ari sivile yaba ari abanyamadini twese dushyize hamwe tukagira ibi biganiro ndetse cyangwa tugiye no koresheje mu cyita realization nationale ibintu bimeze nk'ibi abantu bose bakicara hamwe bakaganira byaba ari ikintu cyiza cyane cyadufasha guteza imbere igihugu cyacu. yewe ari mu bukungu ari abantu bakubaka amazu yabo batekanye bavuga ati inzu yanjye nzayubatse izamara n'imyaka 200 nta muntu uzayisenya. urumva nicyo kintu tuba twifuza twumve ko dufite umutekano urambye tutatekereza ko uzaterwa n'abana b'u Rwanda. radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Ndayishimiye Eliezer. Ndayishimiye uraho urakomeye? uherereye hese Ndayishimiye? ajye niherereye mu gihugu cy'u Burundi ahantu mu ntara ya Rumonge. ku mwanya ni uwawe. nanjye sinjya kure y'intererano abo bandi bariko baravuga. burya ibiganiro n'ibyo bya mbere biba bikwiye ko abo ba opoza hamwe hamwe na leta ya Kagame boja hamwe nyine bakaganira kuko ingufu z'abapoza hamwe n'izi Kagame zigiye hamwe ndizera neza ntahengeshanya ko u Rwanda rwotera imbere gusumba. ujya kubaho udafise umuntu aguma abwira no kubita akagoha ati ubu biracika icyo usanga ari byiza ataba kuvuga ngo ndafise umugwi hariya umupoza ashaka ko ntera imbere muri cyangwa buriya bisanzwe ibiganiro n'ibyo bya mbere byari bikwiye hagati y'iyo migwi ibiri. Ndayishimiye Eliezer urakoze. sawa murakoze nanjye ku ijambo muheza kiko. nuko hano nanone kuri Facebook ijwi ry'Amerika VOA radiyo yacu hari umuntu wiyise Baho Rwanda nuko arandika ati abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda niki bashaka gukora leta idakora. Honorable Habineza uyu muntu wamusubiza iki? urumva icyo bashaka gukora cyangwa se bifuza gukora ntabwo wakimenya batarazi, ariko icyo tuzi ni uko bashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi baranawuhungabanya. icyo nicyo tuzi, cyo kiragaragara. hari ibimenyetso, hari abateye muri Nyungwe, hari abateye mu Ruhengeri, hari abateye hari n'ibindi tutajya tumenya. buriya polisi y'igihugu n'izindi nzego z'umutekano zifite akazi zikora kenshi cyane tutajya tumenya, zijya zikaburizamo ibitero byinshi cyane. ni ukuvuga ngo tuzi ko bashobora guhungabanya umutekano wacu kandi barawuhungabanya. icyo ni kimwe tuzi, ariko tuzi ko izo mbaraga bashyira mu guhungabanya umutekano dushoboye kuganira nabo tukumvikana uburyo twabafashanya mu kubakana igihugu. izo ngufu zo gusenya zajya mu kubaka none tukubaka igihugu gifite amahoro n'umutekano urambye. ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite ndakeka ari Rwema, amazina ye ntabwo yanditse neza, arabitwibwirira mu kanya. Niko witwa Rwema? Yego. Witwa Rwema? Nitwa Emmanuel Nsengimana Rwema. kubera ko kuri Facebook amazina yawe nduza amamashini yanditse ukuntu nuko urakomeye? Ndakomeye cyane muri aho radiyo ijwi ry'Amerika. Yego uherereye hese Rwema? ubu merereye Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba. Yego umwanya ni uwawe. nk'uko mwari mwashyizeho ingingo ivuga iti ngo ese imitwe ya politike itavuga rumwe n'u Rwanda yakorana n'u Rwanda, numva ngiye bidashoboka kuko usanga nta irahari, ariko mu by'ukuri iyo urebye gahunda zabo usanga ari
ari gahunda zo mbega ntibasobanurira umuturage ni izihe ntego mu by'ukuri bakora muri politiki zafasha abaturage mu kwiteza imbere. nanone ugasanga barimo barakorera mu mashyamba ntibaza ngo bigaragaze. Twebwe rero nk'abaturage twumva nta kintu banatugezaho, nta nubwo dukeneye yuko wenda baza. Cyakora hari imirongo migari, hari uburyo ki bafatanya mu miyoborere bagahuza n'umuryango uyoboye ari wo FPR, ariko nabyo byafata igihe kinini kuko niba umuntu atumva kimwe n'ishyaka ririho, numva rero icyo gihe bitahuza ngo bikunde. Urakoze cyane. Ahubwo ikibazo nari mfite, yego, ese ahubwo iyo mitwe irahari ikorera hehe muri iki gihugu cy'u Rwanda? Murakoze. Urashaka kuvuga mu Rwanda gusa se cyangwa? Nko mu Rwanda niho twibanze, kuko twebwe ntabwo tuzi niba iyo mitwe mibi ihari koko yabikorera mu Rwanda, ntabwo tubizi. Imitwe mibi? Iyi mitwe imiryango itavuga rumwe n'u Rwanda. None se ubwoko bwo yabiri mu Rwanda itavuga rumwe n'u Rwanda gute? Komeza. Ndimo kuvuga wenda habaye waba uhari, ese umutwe utavuga rumwe n'u Rwanda mu bijyanye n'imiyoborere. Nuko Rwema, usibye ko Honorable Habineza yari yabivuze, ariko reka abigusubiriremo. Urakoze. Yego, murakoze cyane. Honorable Habineza, ijambo ni ryawe. Yego, murakoze cyane, kandi nawe turamushimiye uko abibona. Avuga yuko mu by'ukuri ntabwo twavuga mu biganiro ngo ntabwo ari ngombwa, ni ngombwa. Warashaka kumenya ngo mu Rwanda barahari? Mu Rwanda hari abatavuga rumwe na leta, barahari. Bari bafite imitwe ya politiki itanditse, itanga sisiteme n'amategeko, barahari. Ntabwo niba ntabazi, ntabwo ndi buvuge amazina yabo, ariko barahari, barazwi. Hari abamaze iminsi badutera mu Rwanda, aho niba ari Nyamasheke, azi abibera muri Nyungwe, azi bisi zacu bagize ejo bundi, azi yabereye za Nyabimata, azi yuko muri Nyungwe na n'ubu kugira ngo na n'ubu abasirikare bacu batuniriye umutekano hariya. Azi amagurupe ahari arwanya u Rwanda atandukanye rwose, sinzi n'amazina yayo, ntabwo nzi amazina yayo, ariko nzi yuko nko mu gihugu cya Kongo cya RDC harimo imitwe ngira ngo irenze ingahe, myinshi cyane. Buri munsi bahindura amazina, bakora imitwe mishasha. Bariyo, ariko hari inzego z'umutekano zibishinzwe zo zirabizi no kundusha, barabizi, bazabitubwira. Tumaze kugera kuri ya prinsipe tuyemeranyijeho, noneho ni bande twaganira nabo. Ni ukuvuga ngo abo barahari noneho aho hafi yavugaga, kandi bajya badutera no gutera u Rwanda. Ariko noneho hanze y'u Rwanda, mu bihugu bitandukanye bya Afurika, i Burayi, muri Amerika n'ahandi hose, barahari imitwe myinshi cyane ititwaje intwaro, ariko itavuga rumwe na leta. Bahora babivuga kenshi cyane, turavuga ku maradiyo hirya no hino, ariko no kuri za YouTube bariho, za Facebook bariho, ntaho batari. Urumva niyo mpamvu tuvuga ngo ntabwo ari ngombwa ko abantu bose bumva ibintu kimwe, kuko ntabwo turi muri leta y'igitugu, turi muri leta ya demokarasi. Kubera ko abantu batagomba kuvuga ibintu kimwe, hari leta ishobora kuba ifite benshi bayumva, ariko n'abari batayumva bakavuga ibitekerezo byabo, noneho bakaba gushishoza, noneho bakavuga ati ibintu byiza twareba byafasha kubaka igihugu. Naho ikintu kibi ni uko twakumva yuko abo bandi bose tugiye gukomeza kubihorera, tubabwira ngo mutahe, ariko ntibataha. Kuko barabwira ngo batahe, ntibataha. Barabwira bashyira intwaro hasi, ntibazishyira hasi. Kubera iki? Kuko hari ibintu bitaragerwaho, n'ubu twabigeraho bagashyira intwaro hasi, none twese tukubaka igihugu cyacu mu mahoro. Sinzi niba musubije neza, ntamusubije neza bwanyu gusa nkongera nkasobanura. Radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndizera rero ko Rwema unyuzwe. Ndanyuzwe rwose, murakoze cyane. Umunsi mwiza namwe. Radiyo Ijwi ry'Amerika, kuri telefone dufite kandi na Luc. Aratubwira andi mazina kubera ko nawe kuri Facebook yanditse ntabwo bigaragara neza. Luc, uraho neza? Ndabaramukije. Ubundi amazina yawe nyakuri ni nayahe? Ni Rukundo
Egide Bubanza mu ntara ya Bubanza. Rukundo Egide mu Burundi. Urashaka gutanga igitekerezo cyangwa ikibazo? Ndashaka kubaza uwo mutumirwa wacu. Urumva ndashaka kubaza. Baza se. Telefone ya Rukundo igomba kuba ifite akabazo. Nuko mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndagijimana Abdul Salama yanditse ku ijwi rya Amerika kuri VOA radiyo yacu ati rwose niba bashaka amahoro arambye ibiganiro byari bikwiye kugira ngo gatebe gatoki yahutututsi irangire mu gihugu buri munyarwanda yiyumve nk'umunyarwanda mu gihugu cye. Honorable Habineza, ibi ngibi wabivugaho iki? nari nabikomojeho mvuga yuko hari abantu bavuga ibintu abantu bagahita babashyira mu gatebo ka paremehutu, abandi bavuga ibintu bakabashyira mu gatebo ka runari. ukumva nyine turacyagoswe n'amateka ya kera kuko tutashobora gutera intambwe. ndumva ko twese twagombye kugira ahantu dukora politike ijyanye n'ibitekerezo, atari politiki ijyanye n'amoko cyangwa se n'amadini, kuko iyo amadini ndakeka ko tumaze kubirenga mu Rwanda. ariko ibintu by'amoko abantu baracyafite umugozi ubaziritse mu bintu by'amoko, kandi twagombye gukora politike nk'ishyaka ryacu riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Green Party. twiyemeje yuko tuzakora politike ishingiye ku bitekerezo. niba tunenga tukanenga politike y'uburezi, politike y'ubuzima, politike y'umutekano, twageze ku by'umutekano n'ubutwererane tukabivugaho kuko tubyumva, ariko tutagiye kuvuga ngo kanaka ni ubwoko ubu, kanaka ni umunyedini iyi, kanaka ni uw'akarere kanaka. ibyo bintu rwose ntabwo tubikunda, ntabwo tubabyamagana rwose. nagira mufate n'umwanya wo kwamagana politiki z'amacakubiri, iz'amoko, iz'uturere, izo bavuga ngo n'abavantara, ibyo byose turabyamagana, ntabwo tubishyigikiye. ariko nk'uwo mugabo ukuntu yari avuze, dukore politiki itajyanye n'ibyo bintu by'amoko rwose. tuganire ibintu byo kumva ngo kanaka na kanaka ngo abantu bazajya basubiranamo, rwose tubivaho turebe ngo ni iki kimarira abaturage bacu cyabateza imbere. kuko iyo bukeye twese dukeneye amazi yo kunywa, dukeneye umuriro, tugakenera transport, tugakenera amashuri ko abana bajya kwiga, tugakenera kwivuza. nibyo twese dukenera, tugakenera kurya. ibyo nibyo dukenera, tugakenera n'umutekano kugira ngo ushobore kuturinda twese. ibyo nibyo abanyarwanda bakeneye. iyo twagomba kuganiraho tukava mu bintu by'amoko, numva tugize ibiganiro byiza bikadufasha, tukagenda bitukura muri iyo mateka mabi ya kera, tukagera mu murongo mwiza w'iterambere rirambye n'umutekano urambye, twakwishima cyane. radiyo ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. mu mwanya nigeze kubabwira ko mwise neza Emile yavuze ati ubwo ndi ku ruhande rwa leta yacu ndabizi ntimwampamagara, nimero yawe mwise neza noneho twayibonye, ubu ngubu bari kukumpamagarira niba bakumboneye. mwise neza, mwise neza ko atitabase. ubwo ngubwo turakomeza tumushake sinzi aho agannye. mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. mwise neza, mwise neza, reka sinzi ukuntu bimeze. mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. ni ikiganiro murisanga. insanganyamatsiko rero ni ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda n'abatavuga rumwe nayo. ni igitekerezo cy'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. turaganira rero na perezida waryo honorable depite Frank Habineza. abamfasha bari kumbwira yuko mwise neza ari kuri telefone, ariko giye sinzi impamvu atanyumva ngo asubize. mwise neza we, uraho urakomeye? turakomeye mu Rwanda. uherereye hehe? ndi mu karere ka Rwamagana, ni kamwe mu turere tugize intara y'Iburasirazuba. ndabumva neza cyane. none kuki watubeshye ngo ubwo uri ku ruhande rwa leta ntabwo tuguhamagara? nsanzwe nkunda ijwi rya Amerika, nsanzwe mbikunda, ariko nibwo bwa mbere mvuganye n'ijwi rya Amerika.
mvaga rero cyane cyane iyo habaye ibiganiro nk'ibi ngibi twumva ibiganiro by'abantu banenga leta y'u Rwanda. Ubwo natanze igitekerezo rero numva ko wenda iyo mugiye guhamagara abantu mugira uko muhitamo, ariko ubu biranejeje cyane kumva ko nanjye mumpamagaye. Numvaga bitari bushoboka, ariko Imana ishimwe ko bikunda. iyi radiyo ni iyanyu, tugenda dufata amanimero gutyo uko mwayohereje kuri Facebook cyangwa se mwaduhamagaye ku bundi buryo, nuko tubaha ijambo rwose. We ku giti cyawe ntukifungirane, ni uburenganzira bwawe rwose bwo gutanga igitekerezo cyawe icyo ari cyo cyose, wubahana n'abantu. Ndabakunze cyane rwose. Nuko ugusha ku ngingo rero noneho nabanje gusoma, njya gutanga igitekerezo cyanjye nabanje gusoma ibyo mwari mwashyize ku rubuga rwa Facebook, hanyuma nyine ntanga igitekerezo, ariko ndavuga ngo bibaye ngombwa njyewe ndi imfubyi, ndi imfubyi ya jenoside, donc mu muryango w'iwacu. Yego. Nyine nta mwana n'umwe nabashije kurokokana nawe muri jenoside yakorewe abatutsi. Abana bane mu muryango w'iwacu, hanyuma ngira ingorane zo kubapfusha muri 1994, mburiramo papa, mburiramo n'ababyeyi ndetse n'indi miryango yose. Uyu munsi ndi mu gihugu mbona ko kimpa ibishoboka, ariko ibishoboka cyane ku mutima, kugira ngo nongere kumva ko ndi mu gihugu cyanjye, kumpumuriza nibyo bya mbere. Yego. Ariko tugakundana none n'ubumwe n'ubwiyunge bwo kutubwira ngo uyu wakwiciye, uyu utaritwaye neza mu mateka yacu, tugomba kubana kuko twese turi Abanyarwanda. Ariko ukavuga uti sinzi ibyo abantu bita kutavuga rumwe n'ubutegetsi. Ntabwo mbizi. Twe turi mu gihugu turareba kuko abantu ba mbere bakagombye kuba tutavuga rumwe nabo ni abantu mu Rwanda. turimo ingeri zose, hari abantu batwikiye tubana n'ubu ngubu, ushobora kumbwira uti tera intambwe ebyiri ugende umuntu wenda wakwiciye cyangwa yagize gusa, tukajya tubana nabo, ariko babashije kugendera muri ayo mateka, tugasaba imbabazi ku byo bakoreye abantu, hanyuma tukaba tubana. Haba naratushije, hakaba hari umuntu wanyikiye ku ruhande, tubana mu mudugudu, tugira umudugudu, akagari n'umurenge. uyu munsi tukaba tubana. hanyuma reka mbisanishe rero n'abangaba bitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi ku rwego twisumbuyeho. Umuntu akaba akavuga ntabwo bitewe n'amakosa yakoze mu gihugu, uvuga ngo ntabwo mvuga rumwe n'uyu muyobozi uriho kubera ko hari ibyamubaza. twebwe rero icyo twishimira, wa muntu hari abatashye benshi, ntabwo ndi bujye mu mazina, hari benshi barwarakabije, baratashye batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse bari no mu miti irwana, ariko barataha bakazana igihugu cyacu kikabaha imyanya mu gihugu, bakabaho bakabara aho ngaho. Hari benshi ntabwo nabarondora. Yego. abo iyo baje bo babishyizemo igihugu. Hari ijambo rimwe nakunze Habyarimana avuga ngo ikirahuri cyaruze. Icyo nshimira leta yacu ni ukuvuga ngo buri munyarwanda aho ariho hose byataha abishaka, bitabaye ngo ndashyiraho kondishoni zo gutaha akavuga ngo ndatashye. Nyine igihugu ni icy'abanyarwanda bose, ubishatse uwo ari we wese agataha. Ariko navuze no mu gitekerezo cyane, navuze ngo iyo Green Party bivuga ngo abantu baganira, bitangaho n'ibitekerezo, navuga ngo hari ibyo tugomba kuganira nk'abanyarwanda. Ibi nawe batavuga rumwe n'abategetsi n'ubutegetsi ntibazi mu Rwanda. Barahari, u Rwanda ni urwacu, rurahari. Ahubwo umuntu araganiriza mu buryo akavuga ngo njye nzajya kugira ngo ntahe hari ibingibi. Umuntu yagiye gutaha mu rugo rwe, we yiyubakiye rwe, ntabwo ashyiraho kondisiyo. Nicyo nashaka kuvuga. Barahari ni abanyarwanda, bari hirya no hino, bari mu bihugu byo hanze, bari i Burayi, ariko ntabwo u Rwanda ruriho imipaka y'uko umuntu agataha ngo aze avuga atari ku iki ngiki
ntabwo numva ko kitagenda neza ariko araza akagira bakibwira ntabwo abicisha mu itangazamakuru cyangwa ngo bishyireho natwe tubaye niyo mpamvu natanze n'ibitekerezo hari byinshi tubona ko byaganirwa nk'uko dutanga ibitekerezo mu nteko z'abaturage aho duhurira n'abayobozi bacu umuntu akababwira nibyo mba numva biba byiza cyane kurushaho ko umuntu yashyira komisiyo nabo aho bari hose ni abanyarwanda mwise neza urakoze yego wari urimo wanzura ngiye mvuga ngo hajyaga haba za Rwanda Day mu bihugu bitandukanye umukuru w'igihugu cyacu akajya kuganira n'abo ngabo aho aba yagiye sindajyayo ariko iyo yagiye nkabona ibibazo bamubaza n'abo ngabo nkabona ko bamubwira abafungurira amarembo donc u Rwanda nubwo abanyarwanda miliyoni zirenga 10 z'abari mu Rwanda n'abari hanze urakoze cyane Emile urakoze rwose hanyuma ntukifunge nyine nk'uko natangiye mbikubwira ntukavuge ngo duhe ijambo abangaba bariya tukaribima radiyo ni iyanyu mu bwubahane mukavuga ibitekerezo byanyu mukabaza ibibazo abatumirwa ni uburenganzira bwanyu urakoze cyane radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda honorable Habineza uyu mugabo wamwumvise mwise neza yego namwumvise kandi ndanamushimira ku bitekerezo atanze gusa nyine kintu namukosoraho gatoya ni uko abantu bose abanyapolitiki akenshi iyo bagaragaza impamvu zabo zibabuza gutaha akenshi bazivuga ku mugaragaro iyo babivuze ku mugaragaro ntabwo wabisuzugura kandi babivuze ngo kubera impamvu iyi n'iyi kuko tuzi kenshi cyane ko leta y'u Rwanda bashishikariza kuza ndetse tuzi yuko havuyeho n'irya tegeko ry'ubuhunzi seri yarikuyeho abantu muri Zambia nayo hose baravuga ngo batahe ariko tuzi ko batataje ni ukuvuga ngo hari izo mpamvu zibabuza gutaha tugomba kureba ko u Rwanda rwacimuye amarembo ko u Rwanda rwifuriza abana babo gutaha kuki bahora barurwanya kuki bahora barunenga kuki barataha izo mpamvu tuzirebye tukazisohoramo neza nibo twamenya ngo u Rwanda umuntu asigare mu gihugu ahari ariko atari kuvuga ngo yabujije cyangwa se ashaka kuza mu Rwanda asigare iyo arimo guhaha cyangwa se yabonyeyo ubutuza ni ukuvuga ngo afiteyo ibyangombwa byo bimwemerera gutura aho hantu nta kibazo ariko akavuga ati igihe cyose yashaka kuza mu Rwanda cyangwa se kuhagura ubutaka cyangwa se kuhagura inzu nta cyamubuza kuza nawe ibya Rwanda Day amakuru dufite ni uko iyo perezida agiye hanze muri Rwanda Day abenshi ntabwo bajyayo buriya aya makuru turayafite twebwe abenshi hajyayo bamwe abandi bagasigara kandi kuko n'abantu bo muri diaspora usanga nabo barirememo ibice bibiri nacyo ni ikintu kibabaje cyane rwose twifuza rwose cyangwa gukika usanga harimo bamwe bajya kuri ambasade abandi ntibajye kuri ambasade noneho ugasanga abajya kuri ambasade abatagiyeyo bakabita ko ari abanzi noneho n'abatagiye kuri ambasade abatajyayo bariya bajyayo bakabita abanzi ugasanga bombi bitana abanzi bose bamugana ugasanga kandi bose ari abanyarwanda yewe noneho babifitemo n'ibindi bice byegiye abantu bahungiye uwahunze 94 n'uwahunze muri 2000 usanga kenshi bashaka kuvuga nabo ngo wowe wahunze ibi wowe wakoze jenoside cyangwa se wowe ntabwo wayikoze wowe ibintu nk'ibyo ugasanga n'abantu bakikamo ibice kubera igihe gusa igihe bahungiye none ukavuga ati ibintu byose twagumye kugira ahantu tubiganire n'abantu bose izo mpamvu zose zabateye guhunga cyangwa zibatera kuguma hanze ezitera bamwe kuba ko bajya muri Rwanda bakazaba perezida abandi ntibajyeyo tubiganireho tubishaka ibisubizo birambye nta muntu duheje ari wo muri sosiyete sivile ari wo mu idini ari wo mu ya politike iri mu gihugu n'iri hanze twese tukaganirira tugashaka umuti urambye ndumva niwo twabona amahoro arambye n'umutekano urambye ijwi ry'Amerika kuri telefone dufite Emmanuel hanyuma na Hamad tubanzirize kuri Emmanuel we Nyiriwe neza amazina yawe yose ni ayahe ni Emmanuel Habumugisha ndi mu karere ka Kicukiro umwanya n'uwawe yego murakoze igitekerezo cyanjye ndabanza gushimira abatumirwa mwadutuzaniye nshimira na Frank ku gitekerezo yagize iki gitekerezo kirakwiye kubera yuko u Rwanda ruzabaho kubera yuko ruzagira amahoro kubera ko abantu bicaye bakaganira umwe ntiyibone mu gace runaka cyangwa mu gice runaka ahubwo tukamenya ko twese turi abanyarwanda tugashyira hamwe tukaganira
ku bitureba tugafatira imyanzuro hamwe. Naho uvuga ngo baraganira iki, ngo abatavuga rumwe ibyo batavugaho rumwe ni ibihe? Niba nta bihari nibareke ubibona ukabibona ukundi aza abivugire hamwe mu bandi, nibarangiza babyige, nibabona bifite ishingiro babifatire umwanzuro, ariko nta kuvuga ngo ntacyo baganira, ngo batavuga rumwe ngo ibyo batavugaho rumwe ni ibihe. Nibareke bicare babiganire. Njye nuko mbona byakagenze. Frank nkaba mushimira ku gitekerezo yagize. Urakoze cyane Emmanuel. Namwe murakoze cyane. Duhamagare na Hemad we. Naam. Urakomeye? Allo. Ndakomeye cyane. Uherereye he? Kigali mu kahe karere? Nyarugenge. Umwanya ni uwawe rero. Murakoze. Nshimira n'abantu bose bambanjirije, ariko nanjye igitekerezo cyanjye, nanjye nemera ko kuvuga rumwe ari ikintu abantu bose bakabayemo, yaba mu buryo buri politike, yaba mu buzima busanzwe. Ngewe mbona ko umuco wo kutavuga rumwe ni mwiza, kandi abantu batavuga rumwe ntago si uko bangana. Niyo abantu bavukana ari abavandimwe cyangwa se muri famiye, uzasanga abantu hari ikintu batari kumvikanaho, kandi ntibabuza gukomeza kuba abavandimwe. Natwe rero nk'abanyarwanda, mu buryo wenda muri politike, nemera ko kuvuga rumwe ariyo nzira y'amahoro n'amajyambere, kuko igihe abantu batavuze rumwe, mbona yuko ari byo birangira, cyane cyane abagenerwabikorwa ari twe abaturage, dusa nk'aho ari twe tubihomberamo cyane, kuko dusubira inyuma aho twari tugeze mu mitekerereze, mu bikorwa tugasubira inyuma. Igitekerezo rero cyiza kuri njyewe ni uko kuvuga rumwe ari byo, yaba abatabyumva ko atari byo, ariko njye ntekereza ko byakabaye byo, kugira ngo twese hamwe tube bamwe, kugira ngo buri muntu wese yumve mu undi, ntubone ko uvuze iki ngiki ari umwanzi, ukora iki ngiki ari umwanzi, cyangwa se utavuga nkawe, cyangwa se utakunda ibyo ukunda umufate nk'umwanzi, ahubwo twese tugahurira ku kintu kimwe cyitwa igihugu. Ntekereza ko rero mu bushake bwa politiki buri wese yakabyumvishije, n'abo bayobozi batuyobora mu nzego zose bakabyumva, bakumva yuko kuvuga rumwe ariyo nzira y'ubumwe n'amajyambere. Kandi hari n'imvugo z'abahanga zivuga yuko burya igihe abantu bakuru cyangwa se abantu bafite ubumenyi cyangwa se ibintu kuruta abandi, iyo batavuze rumwe bakaganira, ni inyungu za ba bandi babakurikira cyangwa se ba bandi bayoborwa. Nicyo gitekerezo cyanjye. Urakoze Hama. Murakoze cyane. Radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Reka duhamagare na Uwishema, hanyuma Habumugisha na Hamad na Uwishema. Rero Depite Frank Habineza azi kugira icyo avuga ku bitekerezo byabo bose. Uwishema, urakomeye? Yego Edi. Uherereye he? Njyana mu karere ka Rubavu. Ka Ruhango? Rubavu. Yewe umwanya ni uwawe rero. Nanjye mbanje kubashimira ku bw'ikiganiro mwateguye cy'inyunguranabitekerezo. Gusa nkongera ngashimira uwo mugabo Habineza mu bitekerezo bafite byo kugira ngo rero ko yahuriza abanyarwanda hamwe, burya nta kindi abagambiriye. Yego. Ikindi hari ikintu kiba kimeze nk'uburwayi umuntu abona ahangaha muri iki gihugu. Umuntu niba hari icyanyuranyijeho n'undi mu gutekereza, umuntu akaba mbese kwihanganira umuntu mudahuje ibitekerezo ugasanga ni ikibazo. Nk'uko Habineza yatanze icyo gitekerezo, ugasanga ufite amabuye arayahururanye, ufite amajugujugu, kandi ibyo bitekerezo biba binyuranye, nibyo bivamo gusesengura umuntu agakuramo ikizima cya kubaka. Ku biganiro byo ku banyarwanda birakenewe, kandi biba ari na ngombwa. Niba umuntu wese aho ari yumva byatanga umusaruro bigatanga amahoro, nta muntu utabikunda. Ikindi, abantu bajye bafata umuco wo kwihanganirana, kuko nibyo bizatuma abantu bashobora kuganira. Umuntu udashoboye kwihanganira umuvandimwe wawe ntashobora no kuganira nawe.
ye wishema yego anzura bivuze ngo gushyira hamwe kwa mbere ni ugushobora kwihanganirana, gushyira hamwe kwa kabiri ni ugutega abandi amatwi ukabona uko uganira nabo, kuko ntiwaganira nabo udashoboye kwihangana. ubwo nibwo buryo buzadufasha, kandi Habineza nakomereza aho ngaho gusa. Nubwo ariko nje kuri ku ruhande rwanjye ndabona bigoye, bitewe n'uko abakira icyo gitekerezo mu buryo bumwe ni bakeya, kandi abatwirwanya nabo bagomba kuba benshi. ariko gusa byose ni urugamba, no guhatana, kuko nta umuntu agira gukiza atagiharanira no kugiharanira. urakoze wishema. yego namwe murakoze. Depite Habineza, anzura rero iki kiganiro ku bitekerezo by'aba bantu batatu bose, kandi nagira ngo mbaze bashimire ari Emmanuel, ari Ishema, ari na Jamad, ngira ngo bose bagushije ahantu hamwe yuko kugira ibiganiro ari ikintu cyangombwa cyane, ku buryo abantu batavuga rumwe bashoboye kuganira bakazagira umurongo wa mugani bavuga rumwe, cyane cyane bakavuga rumwe mu guteza imbere igihugu. Tukavuga rumwe ko dukeneye amashuri meza, tukavuga rumwe ko dukeneye ibitaro byiza, tukavuga rumwe ko dukeneye umutekano urambye. Yewe nta gihugu cyaba kiza nk'icyo rwose. Tukaba dushobora kutumvikana uburyo bikorwa, ariko tufite umurongo umwe tuvuga ngo twese turashaka kugana hariya, imikorere cyangwa ibyo byagirwaho akaba ari tumvikanamo. Icyo gihe ntabwo twashobora kurwana cyangwa se turwane ngo twicane, oya. Ndumva nicyo kintu twifuza, ni uko igihugu cyacu cyashoboye gahunda. Twasabye yuko hajyaho ikigo cy'igihugu cyadufasha gutegura ibi biganiro cyo gukemura amakimbirane ya politike, kikaba kigizwe n'abanyapolitiki batandukanye, abari muri sosiyete sivile, abo mu madini, abo hanze y'u Rwanda, abo mu gihugu, twese tukajya hamwe. Noneho icyo kigo kikafasha no gushyiraho gahunda yo kubitegura, n'abandi bazatumirwa, bizaba byari, bizabera he, byose bikajyaho. Ibyo nitubikora rwose, icyizere yuko tuzagira umutekano urambye, tukazagira amahoro arambye, ndetse n'amajyambere arambye. Kuko ibyo byose turabikora tukora amajyambere, ariko tukibaza ko aya majyambere azaba hari n'ejo bundi azaba hari, kuko tujya tubona ahandi tutibagiwe nk'aha birimo koza Ukraine, ugasanga nyine abantu barimo gusenya ibintu byakozwe imyaka n'ingahe. Biba ari ibibazo. Twumva ati ni byiza nuko ibintu byacu twubaka bizaba ari ibintu byo kubaka, n'umwuzukuru akazaza akabona ikintu cyubatswe kiracyahari, akabona n'ibintu biracyahari, ibikorwa remezo birahari byose. Ariko cyane cyane tuvuye muri ibyo bintu by'ibikorwa remezo, mu mitima yacu tukumva ko tureba abantu dufite umutima umwe wo gukunda igihugu cyacu, wo guteza imbere igihugu cyacu. Ndabizi yuko nuko uyu Ishema asoreje ati ababi kubirwanya barahari ni benshi cyane, ariko ndi kwizera yuko n'abayobozi bakuru b'igihugu barimo kubyumva, kandi nta mugambi mubi, kandi dusubiremo, nta mugambi mubi dufitiye u Rwanda rwose. Ntabwo turimo kwifuza ngo tuzane ngo abajenosideri, ntabwo ariyo twifuza, ntabwo ari n'ibyo twavuze. Twifuza ariko yuko abantu tutavuga rumwe nabo, baba bitwaje intwaro cyangwa batazitwaje, tuganire nabo, dushake igisubizo kirambye. Kuko kurwana gusa ntabwo ariwo muti. Honorable Depite Habineza, Uwishema yakomoje ku kantu mu magambo makeya, nawe gira icyo ukavugaho kugira ngo twanzure n'iki kiganiro. Yavuze ati ibiganiro mu by'ukuri biragoye. Ako kantu yakavuzeho, nawe ubona bigoye koko? Kimishije kubera ko impaka buriya muri conference de presse twakoze, twavuze ibintu byinshi cyane by'agaciro, byinshi cyane by'amakuru, byari byinshi kandi byarabyanditswe n'amaradiyo yabivuzeho cyane. Ariko aka kantu konyine niko abantu batizeho cyane, bivuga kuko kano batizeho cyane gafite agaciro kurusha ibindi byose. Ubwo kubera ko abantu batari kubivugaho rumwe, njyewe ku rundi ruhande ni uko hajemo abantu basukana, ntabwo ntibasubiremo amazina yabo, batanga ibitekerezo batatukana, tutanga ibitekerezo mu bwubahane rwose. Icyo gihe tubaza kuba dufite imyango turimo gutera, n'abandi bashinzwe kutureberera igihugu baza kureba muri ibyo bitekerezo bitandukanye twatanze, babonemo icyakwira, igishobora kubera abanyarwanda. Yewe dufite na minisiteri yashyizeho ejo bundi, minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda, ndumva ariko yitwa Minubumwe, nayo ishobora no guhabwa izi nshingano. Ni urugero ntanze, ariko twe turifuza ikigo cyihariye, ariko n'icyo kigo gishobora no kuba kiri muri iyo minisiteri, nayo birashoboka. Bikaba ari ibintu bizana amahoro arambye cyangwa se n'ubwiyunge, ubumwe n'ubwiyunge burambye bw'abanyarwanda. Depite yego, ndabizi ko bigoye, ariko uzi ko bishoboka. Yego. Honorable Depite Frank Habineza ni perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Iri shyaka rirasaba leta y'u Rwanda kuganira n'abatavuga rumwe nayo. Mbibutse ko Frank Habineza yiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2017, aza ku mwanya wa gatatu, yatorewe intebe ya depite mu 2018. Honorable, ndagushimiye cyane.
nanjye ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro cyiza mwaduhaye kandi mukomerezaho rwose. namwe mwese inshuti z'ijwi ry'Amerika ndabashimiye cyane, murakarama.